okay, TN production barakugezaho neza cyane incamake kuri Stickman. Izi ni incamake mubyo twabonye muri episode ya mbere. Twabonye nyari atwara umugore wa Kigwitiri mugenzi. Abo twarebanye episode ya mbere murabizi, sura bimenyekane TV ukeneye kureba ino season yose, buri episode yose izagisohoka ijye kugeraho ku gihe. Mugenzi Katorore turatangiye. Raka Stickman episode ya kabiri. Nili mu cyumva kabashengole. Mugenzi Katorore dore babandi harimo na shehe mubakubise nyari yagwaga hakuno ngaha. Yashimuswe umugore wa Kigwitiri. Umugore wa Kigwitiri yarashimuswe Katsere. Umugore wa Kigwitiri nyari yamuzanye hakuno ngaha. Yamuzanye hakuno ngaha. Ino season irimo abantu bafite imbaraga zidasanzwe. Nyuma yuko nyari yaramaze gukubitwa, yahawe imbaraga n'abakurambere zaturutse iyo mu bicu. Mugenzi Katorore yakubiswe na shehe ndetse na bandi. Gusa abamukubise nabo yabafashe. Dore shehe ngo yuhakuno ngaha. Shehe we yagiye kunywa amatabi, yagiye kunywa amafega, anywa amafega abiri cyarimwe. We mujinga ingi hey dirishik okufatira briefcase kumutwe. Amujinga we mujinga kumbe ku ruhande ari cyashimpo. Okay, ndapfuye we wambabariye koko. Nibo bamukubise ino season tuyitangira, baramukubise baranje bamuta mu mugezi. Nyari afite imbaraga zidasanzwe, yirebera nka zezenge. Gusa arakubita mwabantu mwe. Nyari afite imbaraga zidasanzwe, yabonye kuviyo kubakura mbere mu bireriyo. Agaruka kuri shehe mugenzi nomwe we na mugenzi we bandi nibo bamukubise baranje bamuta mu mugezi. Baramukubise baranje bamuta mu mugezi. Gumi shehe ubonye acire sauce tomate. Buratuzurebe sauce tomate buratuzurebe sauce tomate. Shehe bamukuye amenyo. Ndapfuye shehe baramucukuye. Nyari arangije aranamukandagira. Nta bintu by'imikino. Nibo bamukubise muri episode ya mbere, barangije bamuta mu mugezi. Kumbe dore cyashimboke nacyo cyaje. Bas ati humura mu mwanya muto cyane ndaje ngutware. Mugenzi Katorore ni umugore wa Kigwitiri. Umugore wa Kigwitiri ukanagara nuko acaho. Nawe afite imbaraga zidasanzwe. Agaki icyo ni iki? Kanyari kavayo. Nurusinga ariko sharu kubita. Nyari icyo ni iki numvishije. Kumbe hakuno ngaha shehe nawe ntabwo arava ku bintu. Kumbe cyambukanagara cyaraje cyita kinyereza nde? Kinyereza shehe umujinga giye he? Agapira niko kasigaye ko kubara inkuru. Umuswa giye he? Kurikirana intambwe. Kumbe barakwereka Kigwitiri ahantu yibereye kuri byeri. Amaze iminsi abuze umugore. Raka Kigwitiri kuri byeri. Ndakanyegeza. Kigwitiri hari hakuno ngaha. Amaze iminsi abuze umugore we. Umugore we yabonye atwarwa n'ikintu cyamugurukanye mu bicu. Ugezesha
banguka witinda mu mayira. Banguka utinda mu ikoni madamu n'abana bakaburara. Banguka. Bas. Gusa maze iminsi abuze umugore we. Ndakanyegeza. Kumbi. Waji. Ni Kiloso. Eke Gasongo. Jensi Katorori. Mufite mission. Mufite gahunda, mufite mission. Kigwitiri. Wamubonye? Namubonye. Nguhaye iminsi ibiri yonyine gusa. Ndiyo boss. So boss, akazi ndagakora neza rwose. Bas. Gasonga akazi arakiteguye neza cyane. Gahunda arayihawe. Gasongo avuga amagambo make cyane. Ibisigaye bye byose ni ibikorwa. Gasongo. Raka Gasongo. Mugenzi Katorore. Gasongo na bintu byinshi. Kumba barakwereka hakuna ngaha. Cyamukanagara. Cyasanya hakuna ngaha. Shehi yisanze hakuna ngaha ngaha ni hehe. Ahangandi ni hehe. Shehe yisanze haratazi. Mukanagara caho. Shehe yisanze hatazi. Basi nguyu nawe bamuhaye gahunda. Hari uwagomba kujya kurangiza Mugenzi Katorore. Bose amaze kumwikiraka. Ni Gasongo ahantu nahageze gute? Shehe yahuye na Gasongo. Kisongo. Yamweretse akuranga telefone. Amwereka umuntu. Bas. Kumba barakwereka. Nyari ahantu ari. Aho yashimute umugore wande. Umugore wa Kigwitiri. Dore umugore wa Kigwitiri ahantu afungiye. Bas. Jya kuri Bimenyekane TV. Ukeneye kuzajya ubona ino season yose. Episode uko yasohotse kuzajya kugereraho ku gihe. Jya kuri Bimenyekane TV ukore subscribe. Ubundi noneho n'izindi episode zijye zikugeraho ku gihe. Ujye uhita uzibona ko kanya. Igihe yasohotse. Iyi ngiyi ni season ije gukora akazi. Ije guhindura byinshi. Kuri za filime nyarwanda wajya gubona. Ukajya kurimo kuva comedy. Iyi ngiyi ni action. Dore Kigwitiri kuntu dore ukora ry'ibiraha. Kigwitiri dore ukora ry'ibiraha. Abana b'abantu uko barya. Yafite imbaraga kuviyo. Dore ukuntu arya karaha. Agatamira kabiri. Yirebera nka zezenge. Yashimuse umugore wa Kigwitiri. Yifata neza cyane. Kigwitiri n'uruzingo shaho gusa rwohereza. Rufite amambaraga. Rufite imbaraga zidasanzwe. Bas. Kumbe Mukanagara arongera caho. Ariko icyo ni iki? Icyo ni iki? Mukanagara ngumi. Kigwitiri bamuri ingumi. Nako nyari bamuri ingumi. Niwe washimuse umugore wa Kigwitiri. Hagati. Ni iki kinkomye? Ni iki kinkomye? Nyari. Ni iki kinkomye? Ikinkomye ni iki? Ni iki kinkomye? Mukanagara aramwiyereka. Nyari yahise yerekera.
bas dore imbaraga zidasanzwe bakajyana nyari yarakumanukiye ari hehe mukanagara ari hehe bose bafite imbaraga zidasanzwe bose bafite imbaraga kuviyo dore imbaraga nyari we yisumbuyeho udacikwa muri episode ziza iyo twariho yari episode ya mbere numbaza niba mukanagara ari bukire hasi nyari agatwara umugore wa boss nkuko yabimusezeranije ati vuba bidatinze ndi bugukure hakuno ngaha twari turi kuri episode ya kabiri ya Stickman uyu nguyu ni mwumvaga kabarye kabashengule udacikwa no muri episode ziza utene kuzajya ubona episode zikurikiraho umunsi ku munsi kuzasohotse jya kuri Bimenyekane TV ukore subscribe nukuba ngo noneho episode uko izajya igendiza uzajya ugenda ubona izindi episode uko zigenda zikurikirana uko zigenda ziza kandi noneho utibagirwa no gushyira ka comment hasi uzajya yitukiraho na comment mbese mutubwire nicyo tuzakosoraho cyangwa se ibyo tuzakosora ubutaha Imana ibarinde naha mukanya cyangwa se naho ubutaha bitewe na episode yindi uko igiye kubageraho